Amahoro ni ubutunzi bwo mu mutima, ntabwo ari umutekano. Tugomba kubitandukanya n'umutekano uri hanze aha, kuko ushobora kuba ufite imbwa, ufite imbunda zikurinda, ariko waryama ukabura amahoro n'ubundi ntusinzire. Burya umuntu wese uriho, hari ibintu bine nabonye bingana mu isi: hari ukuvuka, hari ugukira, hari ugukena no gupfa. Buri iyo umaze kuvuka ubusigaranye abakandida batatu, cyangwa se ubusigaje ibintu bitatu mu buzima: ubushigaje gukira no gukena no gupfa. Ubwo rero gupfa ngiye ntekereza ko nta nubwo ari ikibazo, cyane ko urupfu rw'umubiri rwo turarwandikiwe ari we wese, waba umukiranutsi waba umunyabyaha uzapfa tu, kuko gupfa ndumva atari ikintu giteye ubwoba cyane. Burya uretse ko abantu tutanazi iyo twavuye, uzarebe niyo wiriwe mu kazi, niyo waba ukorera ahantu kure, iyo utashye iwawe wumva rwose wishimye. Kuki tutanezezwa nuko umuntu atashye? Rero hari igihe abantu bareba ibintu bakabirebera inyuma. Uzabona nk'ahantu usange nk'ahantu handitseho hano ngo hano ducuruza amata, icyapa, ariko wajyamo imbere ugasanga harimo sitoke y'amakara. Ubu ushobora kuba ibiri inyuma ntabwo bisobanura neza ibiri imbere muri wowe, ariko ibiguturukamo wowe imbere bisobanura neza uwo uri inyuma uwo uriwe. Ntabwo twavuga ko ntacyo yari afashije, ariko hari abantu bashobora kubyihisha inyuma. Ibyo byose urumva byagombaga kubanza guca mu nzira ubuyobozi bushimye, kugira ngo bya bindi nakubwiraga ikiri mu iryo shyamba kibanze kivumbuke. Nibwo buryo leta yashimye, kandi biriya bizatanga umusaruro, kuko akenshi impinduka abantu benshi irabagora, kuko abantu ntibakunda impinduka. Ariko guhangana, kubireba mu ndorerwamo yo kubona ko leta yanga itorero ni abanyarwanda babishyize hamwe, ariko barashaka kureba iryo shyirahamwe ni nka bya bibina bidasobanutse. Niba bashyize hamwe koko bagaragaza intego y'ibyiza, kubakana, kandi bafite ubwo bunyangamugayo atari amacenga no kwikubira no kugaragaza imitekerezo yo kugira umururumba w'ibyisi, ntabwo babura gushyigikirwa. Ahubwo abantu nuko baba bagifite nyine bya bintu byo kuvuga ngo itorero ry'iwacu, ndetse bamwe ugasanga barigiyemo. Hari nk'amacaca amwe yagiye ashingwa kubera ibikomere. Umuntu yajya mu itorero yakomereka agahita ajya mu rindi, cyangwa umuntu agashinga itorero kuko yakomeretse mu rindi akajya gushinga itorero atari uko ahamagawe, ahubwo ari igikomere. Hari ibyo bihishanyije bagaragare. Niba ibuye ritewe mu gihuru, hagira abavamo bavuga icyari gitumye bihisha, cyangwa se n'ibyo bari bari kumwe nabyo. Tutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose, dufashe umwanya tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite, cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, isi bibaho. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana, kugira ngo ihindure amateka y'ubuzima bwawe, urusheho kugenda umererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo, uwo mubona kuri kamera zacu bamwita Oscar. Uwabakurikiza Oscar, umeze ute? Turashima Uwiteka. Muri amahoro? Turi amahoro. Ariko ubundi iyo tuvuze ngo amahoro ni iki? Amahoro ni ubutunzi bwo mu mutima, ntabwo ari umutekano. Tugomba kubitandukanya n'umutekano uri hanze aha, kuko ushobora kuba ufite imbwa, ufite imbunda zikurinda, ariko waryama ukabura amahoro n'ubundi ntusinzire. Hari uko n'abantu bajya mu rusengero, hari ibintu njye ntajya nemera, uraza kumbwira niba wowe ubyemera. Hanyuma yajya gushima Imana akavuga ngo ndashima ngo mu byago no ngo mu makuba no mu byago, ngo Imana iravuga ngo mushime, ngo none nanjye nje gushima Imana ngo yuko napfushije ngo umuntu, ngo ariko ngo byagenze neza. Ririya shimwe ni iry'ukuri? Okay, rimwe na rimwe mu marangamutima ndagira ngo nguhe inkuru isekeje. Umukecuru umwe yari afite umwana wabaga i Burayi, akajya amwohereza amafaranga. Urabizi iyo umukecuru afite amafaranga ku mweko aba yumva amerewe neza cyane. Si we wenyine, nanjye nyifite mba numva ndemereye. Okay, ubwo none rero umukecuru umwana waza gupfa bitunguranye, ahamagara pasiteri ati se pasiteri ati wa mwana wanjye uzi ko apfuye? Pasiteri ati Imana ishimwe habwe icyubahiro.
urumva ucyumva iyo nkuru wagira ngo ni ukugushinyagurira. Pasiteri rero atuye hafi aho ngaho, umukecuru yumva ntabyakiriye, ariruka nkajya kwa pasiteri. Ageze kwa pasiteri, pasiteri abibona ko umukecuru amarangamutima yazamutse y'umwana we, arabanza aravuga ati umukecuru reka tubanze dusenge Imana, ndabona ikibazo ufite. Pasiteri barasenga, arabanza amanura amarangamutima y'umukecuru. Arangije aravuga ati umukecuru, ndabizi ko ijambo nakubwiye ryabaye nk'iri gukomeretsa, ariko ndagira ngo nkomore. Kuba umwana wawe rero yapfuye ntabwo byabuze Imana gushimwa. Ibi byabaye ndabizi amarangamutima umwana yagufashaga, ariko Imana iracyari Imana yo gushimwa. Rero n'iby'ijambo ry'Imana ngo mu byago no mu makuba tugomba gushima Imana uko biri kose. Uribuka ko Yobu mu byago yahuye n'amakuba atigeze ngo abihereza ku Mana, ahubwo yakomeje gushima Imana uko biri kose. Rero ntabwo guhura n'ibyago n'amakuba byakubuza gushima Imana, kuko Imana niyo gushimwa ibihe byose. Kuko nubwo abantu twanga ibyago cyangwa n'amakuba, ariko ibyo byose ni urugero cyangwa se ni urugendo rw'ubuzima. Tugomba guhuramo n'ibyago n'amakuba, kuko muri iyi si harimo ikibi, kandi icyo kibi kigomba kwigaragaza tukakibamo nacyo, tukagira n'igihe tukivamo. Ariko nanone Yobu ntabwo yashimye. Yarashimye. Umva ukuntu yavuze. Yaravuze ngo Imana niyo yabimpaye, ni nayo ibyishubije. Uri kumva, ntabwo yavuze ngo Imana ishimwe ko yabimpaye none ikaba ibyishubije. Yaravuze ngo Imana niyo yabimpaye, none ni nayo igize gute ibyishubije. Muri make, ubu niba nari nagutije inkweto nkaza kuzikwaka, urazimpa, ariko ntabwo ushimishijwe nuko uzimpaye, gusa urazimpaye, ariko umutima wawe urakeye pe kuzimpaye, kuko urabizi ko zari izanjye. Ariko iyo nza kukubwira za nkweto nagutije, ntabwo nzongera kuzigutiza, ahubwo zigumane burundu. Aha nibwo wishima. Reka nguhe rero indi nkuru y'umugabo wari umuhanga cyane kandi wishimaga. Hari umugabo umwe yari ari muri gari ya moshi, ari kuri gari ya moshi, abona ko ibiri kwihuta, sandari inkweto imwe imuvamo igwa hasi. Ageze imbere atekereza neza, aravuga ati iyi nkweto imwe itakaye, reka niyi mfite nyikuremo nyijugunye, uri butore iriya nagera imbere atore n'indi. Rero bivuga ngo nubwo ikintu kiba kibaye, Yobu hari aho yabwiye umugore we, aravuga ati se wa mugore we, niba mu kuboko kw'Imana havuyemo ibyiza tukayishima, n'ibibi niba bivuye mu kuboko kwayo tubure kwishima. Rero ni ukuvuga ngo mu kuboko kw'Imana hashobora kuvamo ibyiza n'ibibi, kuko nabyo ijya bitugerageresha imitima yacu kugira ngo irebe kugira ute kwihangana kwacu. Ariko bidasobanuye ngo iyo haje ibyiza ngo dushime, kuko umva ukuntu ijambo ry'Imana yaravuga. Bivuga ngo urababaye, senga. Urishimye, ririmba. Rero ahangaha niyo ubabaye, njye mbona biriya bintu byo kuvuga ngo umuntu yagize ibyago aje gushima, ngo mu byago ngo no mu byiza ngo dushime, ahangaha ni uburyarya. Impamvu aba ari uburyarya ni uko n'ubundi iyo ugiye kumusura atangira kukubwira ukuntu yabanaga na runaka, ukumva aracyababajwe nuko yagiye, kandi avuye mu rusengero ashimye Imana ngo mu byago no mu byiza dushime. Rero ngewe ntabwo mbona yuko kuri ari ugushima k'umuntu ushima, ahubwo ni uburyarya. Ntabwo ari uburyarya, kuko ikintu bita gushima Imana, ntabwo dushimira Imana burya mu marangamutima, kuko akenshi iyo dushimye Imana mu marangamutima hari abo dukomeretsa, cyangwa se natwe tukaba twihihumure. Bwaba umeze nka babandi bavuga ngo ni ukwiyakira. Hari ibyo bita kwiyakira, ukabura icyo uhindura. Buriya n'igituma ijambo ry'Imana ngo ninde ubabaye nasenge. Hari ukubabara umutima utakira, kuko burya ikintu iyo kibaye nta yindi mpinduka, njya nkunda kubwira abantu, ikintu udafite guhindura burya ushatse wacyemera. Kuko rimwe na rimwe iyo utiyakire cyangwa se iyo utiyubatse ayo mahoro, ugakomeza utwarwa n'amarangamutima, amarangamutima ntabwo ajya abura gukomereka igihe cyose. Uzi ko n'igihe ubona ibyiza ukumva urababaye, wari wajya guhembwa kubera imibare myinshi, ukumva amafaranga, ukabona umuntu ntanezerewe nuko yahembwe kandi yahembwe. Bivuga ngo rero ntabwo wanejejwe n'iki, n'umushahara wawubonye, ni byiza wahembwe, ndetse n'uwayabuze batinze guhemba nawe yababaye, ariko ntabwo anejejwe. Ni ukuvuga ngo rero mu kunezerwa, ntabwo kunezerwa cyangwa se gushima, rimwe na rimwe uzarebe umuntu ashobora no kuguha ibidahagije, ariko ukabishimamo, kugira ngo burya nanone kuba ingayi mu bintu byose bituma umutima wawe utagera ku rwego rwo kunezerwa. Uribuka ko na Dawidi apfushije, nako Salomo
apfushije uriya mwana yari yabyaranye n'uriya mugore wa Uriya, ngo yashatse kureka kurya, ngo ndetse ngo aribabaza cyane ngo yereke Imana ko yababaye. Urumva umwana yari ari mu gihe yari arwaye ameze nabi, ngo ariko amaze gupfa aravuga ati se n'ubundi ndakibabariza iki, ngo baramubwira ngo nazarye ashira umubabaro. Hanyuma rero ngewe nk'uko bivuze mbifata nko kwiyakira, ariko si mbifata nk'ibyo gushimira, kuko hari ukuntu umuntu abura uko agira, nk'uko wabivuze, yabura uko agira akemera ibije kandi agaturiza mu bije, ariko ntabwo ari uko ashimishijwe nabyo. Rero iyo tuvuga ngo mu byiza dushime, ahangahe impamvu mvuga ngo ni ukuryarya. Uri kumva we urumva umuntu yapfuye nta kindi ari bukore, kuko abuze uko agira rero, kuko nta kindi ari buhindureho, akiyakira, yakwiyakira akumva akajya gushima Imana, avuga ngo Imana ishimwe, ariko rira ntabwo ari ishimwe rivuye ku mutima. Aho ndumva rero wagiye mu mibare cyane. Burya umuntu wese uriho hari ibintu bine nabonye bingana mu isi: hari ukuvuka, hari ugukira, hari ugukena no gupfa. Buri iyo umaze kuvuka uba usigaranye abakandida batatu, cyangwa se uba usigaje ibintu bitatu mu buzima: uba ushigaje gukira no gukena no gupfa. Ubwo rero ni ibyacu, niyo mpamvu tutagakwiye no kubabazwa ibibaho, kereka ari ikintu kibaho kisanzwe kitabaho. Ubwo rero gupfa ngewe ntekereza ko nta nubwo ari ikibazo, cyane ko urupfu rw'umubiri rwo turarwandikiwe, ari we wese, waba umukiranutsi waba umunyabyaha, uzapfa tu, kuko gupfa ndumva atari ikintu giteye ubwoba cyane. Burya uretse ko abantu tutanazi iyo twavuye, uzarebe niyo wiriwe mu kazi, niyo waba ukorera ahantu kure, iyo utashye iwawe wumva rwose wishimye. Kuki tutanezezwa nuko umuntu atashye? Hanyuma ubabara ukora tunezezwa nuko insengero bazifunze. Gufungwa kw'insengero rero ntabwo byagakwiye kuba ikibazo, kuko burya urusengero rw'umuntu ni umutima we. Ntabwo byagakwiye kubabaza umuntu kugeza ubwo atekereza nabi, ahubwo amenye ko ari impamvu. Twirengagize rya jambo rivuga ngo ntimukirengagize guterana kwera. Ndabyemera gusenga nuko umuntu ku giti cye, uri kumva, ariko nihe Yesu yagiye mu isinagogi akajya gusengerayo. Kabiri, twirengagize ko tuburize aho kujya duteranira amateraniro yera. Ikintu cyose rero Yobu yarabivuze neza 42 ku munwa wa Karavuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Umugambi w'Imana ni muremure cyane, kandi ikintu Imana ivugiye mu mutware kiba gifite uburyo, kiba gifite n'impamvu. Ushatse kuvuga iki? Hari igihe abantu bumva nk'umukuru w'igihugu avuze ijambo bagashaka kurisesengura batamenye icyo Imana ishaka kuvugira muri iryo jambo, kuko ikintu cyose kiba gifite impamvu. Reka nguhe nk'urugero: umwarimu yigize yinjira mu ishuri asanga abana bari gusakuza, ahita avuga ngo mwese mupfukame. Abana barapfukama, ariko umwana umwe ashyira urutoki hejuru abwira mwarimu ati mwari, ngewe nubwo mfukamye ariko mu mutima ndahagaze. Bishaka kuvuga iki? Ntabwo yari ari mu mubare w'abagombaga kugira ute gupfukama kubera amakosa yari yakoze. Rero hari igihe abantu bareba ibintu bakabirebera inyuma. Uzabona nk'ahantu usange nk'ahantu handitseho hano ngo hano ducuruza amata, icyapa, ariko wajyamo imbere ugasanga harimo sitoke y'amakara. Hari igihe rero ikintu cyitwa izina, burya nubona mwene da, ubu ushobora kuba ibiri inyuma ntabwo bisobanura neza ibiri imbere muri wowe, ariko ibiguturukamo wowe imbere bisobanura neza uwo uri inyuma uwo uriwe. Rero hari ibintu ushaka kubona nk'icyapa ariko ibirimo bidasobanura icyo bikora. Yesu yigeze atambuka i Yerusalemu, bamwiratira urusengero cyane, bati wabonye urusengero rwacu ukuntu rukomeye cyane. Arababwira ati ibi ngibi mubona nta buye rizasigara rigeretse kuki kurindi. Birataga ibigaragara, ariko muri bo nta kintu cyari kibarimo. Imana bari barayitaye. Rero ahubwo twagakwibaza, ese koko niba ibyo bibaye twebwe insengero ziracyarimo? Kuko twagakwiye no kubanza gutekereza, ese ubusanzwe iyo bavuze cace bivuga iki, cyangwa se iyo bavuze idini bavuga iki? Ni abantu bemeranyijwe bahuje kwemera, bagahurira ahantu
baramya Imana bayihimbaza, bakora n'ibikorwa bishyigikira cyangwa se ibikorwa biramya Imana, kuko ibikorwa biramya Imana Yesu yabivuzeho, cyangwa se umuhanuzi Yesaya nawe bikomotojeho, aravuga ngo idini ritaryarya ry'ukuri ntirifasha imfubyi n'abapfakazi. Wumvishe ko hari icyo babivuzeho, ati se ayo macaca akora iki? Niba erega ntabwo ibintu nta nduri ivugira ubusa ku musozi, kandi burya nanone iyo uteye ibuye mu gihuru umenya ikihishemo. Hanyuma se tuvuge koko aya macaca ntacyo yarafashije? Ntabwo twavuga ko ntacyo yarafashije, ariko hari abantu bashobora kubyihisha inyuma, nk'uko nakubwiye. Umuntu agafata ahantu ugasanga ujya ubibona nko ku mazu akodeshwa, inzu yari irimo mbere bayicururizamo amata, ejo abacuruzagamo amata bakavamo, umuntu akaza agashyiramo amakara, yashyiramo amakara hakagumishaho cya cyapa cy'amata. Wahagera wari ugiye kunywa amata, wakinjiramo ugasanga harimo amakara. Bivuga iki? Harimo ikinyuranyo cy'uwavuyemo n'uwagiyemo. Rero icy'ingenzi ni icyo abantu bakuramo, ni icyo abantu batanga, kuko ibyo byose Imana irareba kandi Imana ikoresha abantu. Rero ahubwo twagakwiye kureba, ese twebwe abavuga Imana, abavuga ko bakorera Imana, tuyikorera gute? Ibyo tuvuga bijyanye n'ibyo dukora? Ese icyo cyapa kiri aho ngaho cyanditseho amata nicyo kigaragaza n'ibirimo imbere? Kuko nabivuzeho ndavuga ngo ibiri imbere mu muntu byasobanura we nyawe inyuma, ariko ibiri inyuma bishobora kudasobanura we nyakuri. Ahangaha utanze iki cyapa cy'amata, wageramo imbere ugasanga harimo amakara, ese koko duhite tugaruka muri iri torero cyangwa se muri aya macacizi? Inyuma yari eglise, wagera imbere ugasanga ntabwo ari eglise. Tutarebeye muri rusange, buri wese agomba kwirebaho, kuko hari ikintu cyiza kikaza ari nk'icyorezo, bamwe bakagifata uko bagifata. Uribuka na covid iza, bamwe babivuze ukundi, bamwe babigwamo batanabizi kubera kutamenya. Ku ijambo ry'Imana bavuga ngo dore ubwoko bwanjye burimbuwe no kutamenya, kuko wabuze ubwenge nzakureka, ndetse n'urubyaro rwawe nzarureka. Rero hari igihe abantu bibaza ngo ese iki kintu kiba. Uribuka ko na hano mu Rwanda hari igihe kigize kibaho, bakagenzura amahoteli n'amaresitora ngo barebe ko isuku yujuje bisabwa. Rero ntabwo iki kintu cyagakwiye gutera abantu gusubiza ibitekerezo inyuma, ahubwo bagakwiye kureba imbere. Ese koko ibyo basabwa barabyujuje? Ese koko bafite urukundo? Kuko banabivuzeho ko harimo n'ibisahiranda byamaze kwigwizaho imitungo, ugasanga umuntu ngo ni pasiteri. Sinshatse kubavuga, Imana imbabarire, ntabwo naje kubavugaho, ariko ugasanga yinjiye mu muhamagaro kubw'indambi cyangwa se gushakamo. Urabizi ko hari n'igihe cyageze abantu baba bati business isigaye ni mu rusengero, akabikora mu by'ukuri adafite intego nyamukuru yo gufasha abantu kubona Imana cyangwa se n'ibikorwa bishyigikiye Imana, ahubwo ari uburyo bwo kubishakamo za mvugo z'ikigengo no gutekinika. Ibyo rero niba bateye ibuye mu gihuru, ni bya bindi bavuga ngo imizinga izavamo iki? Imyibano. Mu itorero rya ADEPR hahoragamo hasi hejuru, ngaho bariye amafaranga, ngaho bagambaniranye, ngaho habaye iki. RGB yinjira muri ADEPR ishyiraho umurongo wo kugenderwaho, ndetse banakuraho n'ubuyobozi bwari buriho, hajyaho ubundi mu nzibacyuho. Inzibacyuho irarangira, habaho amatora, batora n'ubundi Izayi, kuko rero no mu nzibacyuho. Ariko n'ubundi ubwo impamvu yatowe nuko byagaragaraga yuko aho agejeje bigaragaza yuko ashoboye. Ubuze isaha nta mvururu ziri muri ADEPR. Ese nta kindi cyari gukorwa no muri aya macace bitari ukuyafunga nk'uko binjiye muri ADEPR, ibintu byo muri ADEPR bakabiha umurongo? Ibyo byose urumva byagombaga kubanza guca mu nzira ubuyobozi bushimye, kugira ngo bya bindi nakubwiraga ikiri mu iryo shyamba kibanze kivumbuke.
nibwo buryo leta yashimye kandi biriya bizatanga umusaruro kuko akenshi impinduka abantu benshi irabagora kuko abantu ntibakunda impinduka. Mu Rwanda wagiye ubona bavuga igihe bakuraga amakontineri ku mihanda mu gihe cya Mutsindashyaka cyoboye umujyi wa Kigali abantu barasakuza, ariko uyu munsi urareba umujyi kuntu wabaye mwiza, ibiti byaratewe, ibintu bigenda bijya ku murongo. Baravuga kororera mu biraro induru zaravuze ngo baduciye ku nka, babandi birirwaga birata inka ugasanga abantu barirata inka 1000 nk'ijana zitagira umukamo ugasanga n'abana ntibiga. Ibyo byose rero impinduka byanze bikunze bigigorana kandi gaca mu muriro, abantu bamwe bakavuza induru, ariko byanze bikunze abatekereza neza bazashaka icyo gukora kandi bagikore kuko leta ntabwo irwanya amadini ahubwo ishaka gukorana nayo mu buryo bugaragara kuko itorero naryo mu by'ukuri ni ryiza. Amadini hari igihe yagiye afasha abantu benshi mu bigaragara no mu bitagaragara. Ntabwo rero leta ari ukuvuga ngo iciye amadini, ahubwo ni ukugira ngo bafatikanye mu buryo bwo kubaka igihugu, abaturage baba ahantu heza babone n'iterambere. Ariko uzi kugira nk'ahantu ugasanga itorero ntirigira tuwarete, ugasanga n'ibyo byose ntibifashwa. Hari abantu benshi bagiye babivuga ugasanga bashaka kubigeranya n'ibindi bintu bidafite urwego rwo gufasha abantu. Iyo tuje mu rwego rw'ubucuruzi dusanga iyo bavuga imishinga iciriritse n'imishinga yagutse, reka bari ko mbivuga. Ese kuki amatorero iyo bayagezeho bakemeza izi nsengero zujuje ibi bikurikira bisabwa, ariko nanone ntibatekereze yuko hari insengero nazo zishobora kuba ziciriritse kandi nazo zakagombye gutanga umusaruro mu buryo bw'ivugabutumwa? Buriya rero uretse ko abantu wenda baba batabizi cyangwa babona ibintu nyine kubera no kutajijuka no kutagira ubumenyi ku bintu runaka, ubusanzwe itorero cyangwa se uburyo ryagiye rigaragara nko mu Rwanda, RGB urabizi ko rifata nk'iyo bita non government organization ONG, ni imishinga idashingiye kuri leta. Iyo mishinga rero yunganira leta mu gufasha abaturage, mu gushyiraho imishinga iteza abaturage imbere. Rero rimwe na rimwe usanga nk'ayo matorero amwe nk'ayatujuje ibyangombwa cyangwa ibisabwa, ari kuvuga ngo naciriritse, ntabwo aciriritse ahubwo wenda byaterwa n'urwego batangiriyeho. Mu by'ukuri amwe usanga ari ay'abantu nakita ngo ni abareberiyo, ni abantu bagiye bigumura mu yandi, bakigumura ku buri base b'umwuka, cyangwa se nk'uko nabivuze bamwe hari abahagurutswa n'ishyari kuba ati nanjye mbikore nanjye. Ariko mu by'ukuri yegereye abamufasha cyangwa se akegera abandi babashije kugera aho bagera, hari icyo yakora. Nubwo yatangira nayo yarabivuze neza ngo nubwo itangira ry'umuntu ryaba rito, ariko amaherezo yakunguka byinshi. Ntekereza ko ufite ibitekerezo byiza, ukaba ufite kugaragaza icyo uzamarira abaturage. Urabizi ko hari n'ibitabo bandika bita stati ubanza kujyana muri RGB bigaragaza ko utangiye itorero, abakomite igize abaza mbese abo muzafatanya bose, iby'intego muzakora n'ibyo muzageraho babyumvishe bakabibona, ntawe utagushyigikira. Nubwo wenda bijya bigorana ko abantu bumva ikintu cyiza neza, ariko ntabwo wavuga ngo umuntu afite ishyaka ryo gukora ibyiza abantu bamurwanye. Biriya rero n'ababa basakuza n'abafite ibindi bitekerezo kuko bitari byiza, kuko niba umuntu agucyashye cyangwa akavuga ati sibyo ukora ko tubona tubikemanga, ugomba kugenda hari ugasobanura neza ukabivuga uko biri. Kuko uyu munsi ubona ko nta n'abapasiteri ndabona bajya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngo nabo bagerageze bashyire hamwe bagaragaza imbogamizi. Wenda wowe nabonye ejo bundi n'uwagerageje Yongwe avuga ati nabonaga wenda babigira gutya na gutya, ariko bamwe ubona baritinye. Bagakwiye kwitinyuka bakavuga imbogamizi bafite, bagasaba inama na guverinoma ikabafasha aho babona bidashoboka, bakabaha ubuvugizi cyangwa se bakerekana n'imbogamizi bafite, kuko burya abantu iyo bashyize hamwe nta kibananira.
ariko guhangana kubireba mu ndorerwamo yo kubona ko leta yanga itorero ni abanyarwanda babishyize hamwe, ariko barashaka kureba iryo shyirahamwe ni nka bya bibina bidasobanutse, niba bashyize hamwe koko bagaragaza intego y'ibyiza kubakana kandi bafite ubwo bunyangamugayo atari amacenga no kwikubira no kugaragaza imitekerezo yo kugira umururumba w'ibyisi, ntabwo babura gushyigikirwa, kuko n'abandi bose tubona bagiye batangira mu buryo buhereye hasi kandi leta yagiye ibafasha, uyu munsi bageze kure. Hanyuma ibi bintu byo gufunga insengero ntibiraza kugira ingaruka ku bantu bari batangiye gukizwa bakiri abana mu gakiza, babandi bari bakigira umubatizo, babandi bari bakibatizwa ariko bakiri bashyashya, banaterwaga inkunga nuko wenda insengero ziri hafi, none ushobora gusanga nko mu murenge ntuyemo harimo insengero nk'ebyiri zonyine zifunguye, uri kumva nko kugira ngo umuntu ave mu kagari arenga kandi azajye mu kandi, uri kumva ni ibintu bigoye. Ubu ntibiraza kubagiraho ingaruka? Ingaruka zo ntizabura bitewe n'imitekerereze y'umuntu, ariko nemera ko igihe cyose ukeneye ikintu utakibura. Uyu munsi dufite uburyo bwinshi bwo kumva ivugabutumwa, haba ku mbuga nkoranyambaga, haba ku maradiyo, yewe n'ibyanditswe birahari wakifashisha. Rero kuvuga ngo umuntu ngo yabuze ubutumwa bwiza yaba ari ikibazo, kandi umuhanga umwe niwe wavuze ngo uramutse ubonye inzira itagira imbogamizi birashoboka ko ntaho iyo nzira izakugeza. Mu rugendo cyangwa se urebye itorero ryabaho ku isi ryagiye rihura n'intambara zitandukanye, cyangwa se n'umwana w'umuntu wese ushaka kubaho mu buzima bugendanye no kubaha Imana hagomba kubamwo imbogamizi, cyangwa se ubuzima bwose bukeneye impinduka, bukeneye gutera imbere, bukenera impinduka, kandi byanze bikunze uzarebe n'umwana iyo akura hari iby'iwabo bamubuza kandi akumva yari abikeneye nk'uburenganzira bwe. Rero mu gukura abantu bagomba kugira ibyo bacukaho, naho izo ngaruka zo ni izo ku bantu badashaka kumenya, kuko umuntu ushaka kumenya ntiyabura aho amenyera, ushaka gukora ntiyabura aho akorera, ushaka kwiga ntiyabura aho yigira. Mu by'ukuri isi nayo irimo ishuri, kandi ishuri ntabwo rikinze, nta nubwo riheza buri wese umuntu uriho yagira icyo yiga mu rugendo rwa buri munsi. Uragira uti ushaka kumenya ntabwo yabura aho yigira, kandi sibyo kwenda n'umunyarwanda yabivuze ngo ushaka arashobora, ariko kandi nanone tugaruke kuri ya ngingo ivuga ngo ubabaye ashime. Ubu natwe abarokore twishime? Kwishima rero ugomba kwishima kuko Imana igukunda kandi kigufiteho umugambi, naho guhagarara mu bibazo ukaba ari byo uririmba, ntekereza ko nta ndirimbo y'ibibazo yafasha abantu. Tubona ko abantu bagiye bakomera, n'abantu bagiye batura amagambo akomeye mu gihe bahuye n'ibibazo. Uribuka ko Dawidi igihe yari agiye gusura bene se ku rugamba, hari umugabo ngo wari uri kwivuga bita Goliyati, aravuga ati sura mugabo usuzugura Imana ya Isiraheli ni muntu ki? Bene se babasha kumucyaha ndetse no kumuca intege cyane, ariko nibyigize bimuca intege. Rero umuntu ushaka kuba intwari ni umuntu udakangwa n'abamuca intege mu ntego nziza afite. Rero abafite intego yo gukomeza kubaha Imana bakomeze bayubahe, abafite intego yo gushaka Imana bayishakire mu byo batekereza no mu byo bavuga no mu byo bakora, kuko guterana kwera ko kuzahoraho. N'ubu ngubu twaterana mu buryo bwose, haba abakoresha za Zoom ku matelefone, amateraniro arakorwa bafite uburyo bateranamo, n'ahandi hose hari abagiterana, kandi ibyo bavuga byose nibigirira abantu umumaro. Ahubwo abantu nuko baba bagifite nyine bya bintu byo kuvuga ngo itorero ry'iwacu, ndetse bamwe ugasanga barigiyemo, harimo amacaca amwe yagiye ashingwa kubera ibikomere. Umuntu yajya mu itorero yakomereka agahita ajya mu rindi, cyangwa umuntu agashinga itorero kuko yakomeretse mu rindi akajya gushinga itorero atari uko ahamagawe ahubwo ari igikomere. Abo bose rero ntabwo wavuga ngo barababaye. Mu ruhande rumwe
ukwiye kwishima agomba kwishimira yuko Imana imukunda kandi mwitaho kandi ifite n'umugambi mwiza. Ntabwo ibingibi ari iherezo byo kuvuga ngo birarangiye. Itorero tubona kuba ryavaho ryaciye mu ntambara nyinshi, abantu bagiye bahura n'ibintu bikomeye cyane, ariko tugasanga byagiye bigira umumaro kuko rimwe na rimwe hari ibibazo byagiye biba ku bantu b'Imana bikabyara ibindi bintu. Buriya rero akenshi ibibazo by'umuntu bishobora kubyara ubuzima ku bandi, kuko na Yesu yadapfa uyu munsi nta kintu nta bwirato tuba dufite. Hanyuma ubu wenda nta kuntu nka leta yaca inkoni zamba wenda ikoroshya. Ibyo rero ntabwo byagakwiye kuvuga ngo leta, ahubwo ese ayo matorero yo ari gukora iki, ari kugaragaza iki? Leta nta kibazo ifitanye n'amadini, ahubwo yo narebe. Kuko reka nkubaze, ubu umupolisi aguhagaritse mu muhanda ngo zana ibyangombwa ukirukanka, ubwo bahita uba wihamije icyaha. Bibiliya bivuga neza mu Migani 28 igice umurongo wa mbere, umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare, ngo ariko umunyabyaha ahunga nta kimwirukankanya. Niba rero harimo gushira amanga, nibahagarare bagaragaza ibyo bavuga, bagaragaza ibyo babura, bagaragaze mbese ibyo basabwa babikore nyine. Naho ibyo kuvuga ngo guca inkoni zamba, buriya umupolisi yaguhagaritse abakeneye kugira ngo wisobanure. Ejo nabonye umuntu yari akoresheje abantu agisida. Kubera iki? Yabonye abapolisi bahagaze kandi batanamuhagaritse, mbona yari akatanya abantu aca sansinike kubera kuko yari yizi ibibazo. Rero ntabwo guhagarikwa na polisi cyangwa leta kubizamuye ati muhagarareho gato tuvugane, ntabwo bivuga ko abantu biruka cyangwa bavuza induru ngo byacitse. Hoya, kuramo barebe, uvuge werekane ibyo ufite, uvuge n'impamvu. Ibyo nibyo bikenewe, abantu bakavugana bakagaragaza ibishoboka n'ibidashoboka bakabiganiraho. Naho inkoni zamba yo itegeko ribereyeho kugira ngo rishyire ibintu ku murongo. Hanyuma ubwo inama wagira abapasiteri ni ukwegera ubuyobozi, ubwabo babanze bashyire hamwe, bakora inama, bajye hamwe barebe imbogamizi, barebe n'abo bantu nyine babyihisha inyuma, kuko hari abantu babyihisha inyuma batabikora nk'uko bikwiriye. Kuko uyu munsi niba hagaritse moto mu muhanda, ufite perima arahagarara, utayifite ariruka cyangwa agira izindi nzira acamo. Rero ibisabwa niba bisabwa, ubwo hari impamvu leta ibibireba. Kandi burya leta ni umubyeyi, ntabwo ari umuntu umwe. Nubwo bumva perezida avuga, hari inama aba yakoze, hari ababashije gukora ubwo bugenzuzi, hari raporo zikorwa. Ibyo byose rero ntabwo ari ibintu azinduka mu gitondo ngo agiye kuvuga gusa. Twari tuzi yuko azaza avuga ati nyamuneka abantu nimubareke basenge, aje azavuga ati ahubwo bishyigikiye. Buriya babona nyine, rega buri ikintu cyose action has reaction. Buriya gikorwa cyose uba ugomba kureba reaction gitanze. Ese ibi bintu mvuze feedback yabyo ni iki, bigaragaje iki? Niba abantu ari abayobozi b'amadini, bagomba no kubaha umuyobozi w'igihugu, kuko ntabwo ari bo bamushyizeho, n'Imana imushyiraho. Igihe rero cyose Imana yemeye ko umuntu ariho akaba afite icyo abereyeho n'inshingano afite, haba hagomba kubaho kuganira, byaba ibiganiro mpaka, byaba ibiganiro nyunguranabitekerezo, yaba ibiganiro nyunguranabitekerezo. Ibyo biganiro bikabaho bikagaragara. Naho ibyo guhangana kujya hirya no hino, ibyo ni ibigaragaza ko nyine abantu hari ibyo bihishanyije bagaragare. Niba ibuye ritewe mu gihuru, hagira abavamo bavuga icyari gitumye bihisha, cyangwa se n'ibyo bari kumwe nabyo. Ibyo byose rero biba bigaragaza ko hari icyo bataragaragaza. Ariko niba bigaragaza, bakigaragaza nabo bakavuga, kandi bakagaragaza ko bashyigikiye ubuyobozi. Kuko hari ibintu usanga abantu bafite imitima yabo ukuntu itagaragaza, bakavuga ibyo bahawe mu inshingano, ariko bagomba no kugaragaza ibyo basabwa aho bigeze, bakavuga n'impamvu, mbese bagatanga ubusobanuro. Kuko icyo leta ibereyeho ntabwo ibereyeho umuntu umwe, ibereyeho igihugu. Buriya igihugu ni umuryango, kuko umuryango uba ugomba kugira indangagaciro zo kumvikana.
ariko ngo byari byahanuwe. Abahanura bo urabizi ko abahanura ni benshi, hari abahanurira rubanda, hari abahanurira umwami, buri wese ashobora kuvuga uko ibintu biri, ariko ubuhanuzi ntabwo buberaho kugira ngo abantu bahamye ko bazi kuvugana n'Imana, kandi iby'Imana ivuga ibigira ngo abantu bagire umwanya wo kubitekerezaho, kuko Imana ivugira kugira ngo abantu bagire ibyo bakora cyangwa se bamenye n'ibihe bagezemo. Ibyo rero kuba bivuga byo ibintu byose burya byarahanuwe. Wasanga ubwo buhanuzi bwarahanuwe kugira ngo abatujuje ibyangombwa bubakibure babyuzuze hakiri kare. Cyane nk'uko na covid iza bamwe bari barabibonye, ariko ibintu by'Imana burya abantu bajye babyitondera cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibintu by'Imana, ijambo ry'Imana ni ryo kwitondera, kuko Bibiliya iravuga ngo igihesha Imana icyubahiro ni uko ikinga ibintu, ngo ariko igihesha umwami icyubahiro ngo ni uko agenzura iki ibintu. Rero Imana y'ibyayira bikinga nubwo abantu babivuga, ariko ntabwo babivuga byose. Itwerekaho akantu gato cyane, ariko umwami wo ikimuhesha icyubahiro byanze bikunze agomba kugenzura ibintu ko biri gukorwa, ese koko biri ku murongo, ese biri gutanga umusaruro. Wumvishe umubare w'amadini, ese koko atanga umusaruro? Tekereza nk'agace karimo nka resitora 100, ariko ugasanga harimo abantu barwaye bwaki. Ujya unabibona buriya no mu maresitora, hari amaresitora usanga ateka ibiryo biri aho gusa byo kugira ngo bibonere amafaranga, ariko utabaza n'uwashinze resitora ngo se ibi biryo utetse birimo izihe ntungamubiri, bizafasha iki abantu? Gusa ahubwo akaba ari ukuvuga ngo ni ibiryo gusa kugira ngo yibonere iki amafaranga. Rero ibintu ugomba kubukora, ugomba kuba ufite ubumenyi, uzi n'icyo bimariye abantu, ndetse uzi n'aho bizakura abantu n'aho bizabageza. Mukozi w'Imana, turagushimiye. Keretse niba hari n'irindi jambo wenda wumva wakongeraho wabwira abari badukurikiye. Icyo nabwira abantu ni ukudatinda ku bibaye, ahubwo bagafata umwanya wo gutekereza icyo bakora, kuko mu rugamba dufite mu Rwanda ubu tugeze mu ntambara y'ibitekerezo bw'abantu bamwe baba badafite icyo bakora, bakumva bahagurutswa no kuvuga ibyo bishakiye. Ariko igihe tugezemo ni igihe cyo kungurana ibitekerezo, kandi tugakomeza ubumwe bw'Abanyarwanda bwo gushyira hamwe nk'umuryango, yaba imiryango idashingiye kuri leta, yaba yikorera ku giti cyabo, mbese buri muntu wese akumva yashyigikira mugenzi we mu nshingano afite, kugira ngo igihugu kirusheho gutera imbere. Naho gutinda mu magambo, mu kuvuga ibyo abantu batazi cyangwa badafite n'ubumenyi, ahubwo bagakwiye kureba icyo bakora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Muribuka ko no mu gihe cya covid abantu babanje kubyitotombera bati ni ibiki, bamwe bagasakuza kubera kutagira ubumenyi ku bintu runaka, ariko mu by'ukuri urabona ko uyu munsi byatanze umusaruro mwiza. Abantu barikingiza, abantu bakomeza kumva ko bafite ubuzima. Rero ubuzima bwiza nibwo leta yifuriza abantu, kandi n'iryo torero naryo rikora ibisabwa, abantu barushaho kugenda bishimira kubana n'Imana. Naho ibyo gutungana intoki, guterana amagambo, kuvuga abandi uko batari, ntabwo ari byo bikwiriye, ahubwo buri muntu wese arebe ngo ese nagakwiye gukora iki kugira ngo iki kintu kijye ku murongo. Abo banyamatorero bari bayashyigikiye batange imisanzu, nyine ibyo bisabwa bikorwe. Ayo matorero nayo yegere leta, bababwire nyine aho bageze ibintu babishyira mu buryo. Ibintu bizakomeza niba ari byiza, nta muntu wanga ibyiza, twese dushyigikiye ibyiza bikorwe neza, ariko rimwe na rimwe ibintu byiza hari igihe biba bikeneye ko abantu bagira ute babikosora, kuko mu bintu dukora kenshi tubikoramo amakosa, tugakenera ko tugira ute tubikosora. Uyu munsi iterambere tugezeho nuko hari ibyagiye bigira ute bikosorwa. RPF irwana urugamba rwo kubohora iki gihugu, hari ibyari bikeneye kugira ngo abantu bahindure imyumvire. Uyu munsi hari abantu batarahindura imyumvire, bagifite ibitekerezo
bitari ibyubaka igihugu ahubwo byo guhangana gusa, aho kugira ngo barebe aho bageze bagaragaze n'icyo bakora. Rero guhora ureba inyuma umeze nk'utwaye imodoka ugatinda muri twa turahuri tureba inyuma ntacyo byagufasha. Imbere ni heza, ahubwo tugerageze guhangana n'ibihe tugezemo, utazamera nka wa wundi imvura iguye ati si imvura kukiguye. Shaka umutaka cyangwa ushaka aho ugama, naho ibyo kwirirwa usakuza ngo iyi mvura kandi imvura yarabayeho utarabaho. Hari ibintu bibaho utahindura, ahubwo ugomba kugira icyo uhindura kugira ngo ujyane n'ibihe. Two guheranwa n'ibihe, ahubwo tube abantu bagendana n'igihe kandi bagakora ibijyanye n'igihe Imana ishima, atari byo kuvuga ngo ni ukuba mu bihe biri aho ngaho gusa. Rero ndumva ari icyo abantu bakwiye gutekerezaho, tugakomeza iterambere kandi dutekereza iby'Imana dushakaho, kandi twubaha n'ubuyobozi buriho, kuko burya umuntu tubaha umuyobozi nawe ubwe ntabwo aba yiyubaha, kuko abayobozi bashyiriweho kugira ngo bakebure bayobore, kuko ibyo byose Imana iba yarabishimye. Abantu bagomba gutuza bakareka gusakuza, ahubwo bakagira umwanya wo gutekereza nabo ese bakora iki, bagira uruhe ruhare muri ibyo byose kugira ngo iterambere ry'igihugu rikomeze. Ndi kumva nk'uwaba yifuza kuvugana nawe wamuha nimero ya telefone tukagana ku musozo. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 0785 54 66 399 0785 54 66 399. Murakoze cyane.